We Karere, mukanya Jacques na Chris bagiye kuza kundebana. Niba kumanga rero utukingura. Yego boss. Nikweki? Kame. Ngiye kuba ndutso gatoya. Mukanya tuza kunkangura. Turumvikana? Yego boss. Asuye mu kazi kanyu. Toka. Urakoze data buja. Umukomanga mu bandi. Ariko se sha ukangura abazi. Sobuja arimo. Sobuja. Sobuja wowe wawe. Kumuhanga ariko muri bandi. Turabo turume. Wavuye mu nzira ubundi amaye wowe. From mu nzira ariko. Kazo nta guki ko bibone. Ah, fa mu nzira wawe. Mwabayemo. Ariko ubundi abakozi b'imisi barasaze. Niko sha, ngo bakura bazi wowe. Muri bande se ubundi mwe. Gaho gabanyamagambo. Gabanyamagambo. Sawa. Kari, wigende. Abasibu bose yavuze ko baza kumureba. Bavugisha ukuri? Nakubwira. None boss arame kwege. Ngewe. Karibu wa boss, karibu kabisa. Sorry yako ntago bizonge, ntago nabamenye kabisa. Tubanze umenya abantu. Boss ubu ntago ari bunyicira. Baba we. Baranyisa. Boss kigenje none turabikora ute? Namakuru kise. Ndabona nta bana mbona hano igipangu cyuzuye akavuyo k'abakozi gusa kweri n'igihe mumaranye nta kintu pe. Umwana agiye kwiga Mwana se, simene kuri wo murera. Wewe ntabwo urabyara wawe. Rero nubura ntabwo wawe. Ntabwo urabyara wawe. Kevin yaragowe kweri. Arijimba naragutaye ntigendera ntabwo nabivamo singiye kubera. Sinibyo byabibaza. Ibyo mvuga ni ukuri. Wese se? Uwo mufasha amaguru yose muraza mujanga muje kwiga ngibyo. So kubeshya ntabwo nabanyiha. Aje gushaka kandi ngajya kureba babyara mama. Bose Ari gusa sura icyo kibazanye kikaba sorry. Akwana ko utabyara ho. Abyihangana Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Simbikwifurije. Gusa nyine nawe ntabwo ari we. Nawe si we ariko Kevin ni uko biri kose ariko. Chris biteze. Ni sawa. Ahageze. Ya twahageze. Ndabona kazi. Amusaza. Nageze wana. Ni fresh. Narimbaye nirambitseho gatoya. Umeze neza ariko. Cyawure. Muri baratice umugambi. Mikweki. We Mikweki. Ngwino hano. Abakozi hano ni ikibazo. Nibyo nari ndimo mbaza. Wibanyibutsa. Kame boss. Umbasha. Bwira nyoko buja aze anzaniye ishati hano n'inkweto ndashaka kugenda. Telefone vuba kandi. Nta discipline. Harya nuyura. Ntabwo ari. Ntabwo ari uri. Aho wundi reka tube ukuntu twajya kwinywera agacupa tube ko n'aba bana baza dore twimare na stress. Cyane cyaka cyane cyengeza kure. Uzi ngo hagasi icyaka iri hanze bana. Niko madara. Nzanira hariya ishati nambara. Ntawe ubona byose nyine ukuntu wari ufite icyuki cyiza gusa ntabwo byari rwanda ukuntu kidatanga umusaruro. Bro gake. Ibyo mvuga ni ukuri. Biragushimishije se ubwo? Oya ntabwo bishimishije man ariko nyine turekera. Mureke yivugire kakaje se kakirwa ubwo nyine ntakundi. Gusa ariko se muvugiraho nawe urabizi. Ese iyo shati wayibuze? Wasanga tunarenganya uriya ikibazo ari Kevin.
Umva n'ubundi tugasanga ikibazo ari nakiwe rwose nubwo turimo tunamubyiga tugomba kubyiga nk'abakinywanyi biwe rwose ubonye atambuze mu Ese kwirebera umutoto usha by'abagore b'iki gihe ntababimenye uvuga ngo simbyara ibyo bintu ubona birongera waripimye ndetse uzarebe ngiye gupimira noneho kuri divine ukuntu se banakurwanira aho twigendere sha tujye kureba ko bro bibaho waryoshya mve muri stress z'urugo kiriya ngo bisigarane na ziriya mbwa z'abakozi twigendere baratinze akantu ufite uraba yibanza kurisha Chris meze tese wowe byari sawa byashiri wanjye se mani nyine bitewe n'ibyo mba mbona sha ndumva nta courage yabyo mfite sha abo byihoreye muvandi byihoreye kabisa byashiri wanjye sawa ugize ngo byihorere kubwana divine ubu ni ukomboye tugende iki nakibeshye ngo ahantu dutembere ariko wakibwira byose nubwo cyangiritse gusa ubundi bagusaga kwicara gutya imbere y'amaso byajya binabyutse ugahita ubabara byataha twigendere sha urebe uburyo tuba tuvunika dushaka amafaranga umuntu avunikira ubusa pe twigendere twigendere bana dutegereje ahubwo tubuze urugo rusigayemo abakozi nta nyirabuja akavuyo kabo ko n'abafitera banyemeje ndaza kubiruka ariko ndabamara wahera kuri Nitwa Chris, ndi inshuti y'umugabo wawe. Cyari kinzanye kukubwira ko kukwihanganisha muri ibi bihe urimo bitoroshye. Umugabo wawe hari umukobwa wigeze ukundanaho mbere y'uko mukundana witwa Divine. We n'inshuti ziwe numvise barimo barapanga ko bakumenyesha kandi njye ku mutima wanjye mba numva igihe cyose umuntu urengana mba numva ntashaka kubishyigikira. Niyo mpamvu iyo narinje kugira ngo ikubwire menye ko ubyitwaramo unasenge cyane kugira ngo Imana igufashe kuruhuka. niyo mpamvu muri iyi minsi yaza akambwira nabi yewe ntakundi Imana igomba kumufasha niko mwambwa mubyutse mutera amapompaje ahangaha mwabuze ibindi mukora ese kare yari he karera agenda amabuja ariko hari abanyambuye aka kanya nawe ugeze i Kigali bwa mbere utangiye guhaga ku buryo utangiye kwikinagura hano bose nuko twari turi mu gasiporo ese mukeneye akazi umva ndimo nshaka kubarangira akazi nimugoroba ndaza kuza kubafata mbajyana mukora ikizami cya mbere nimugitsinda murabona akazi ntabwo mukeneye kubaka amazu ngo muri nka twangaha bose turabikeneye kandi nakubwiye ko icyo uzansaba cyose gukora nzakigukorera iyo mwanya mbona amafaranga njye gukenera iwacu sawa ubwo gahunda niyo kuko ndambiye kujya mbabona mwikinagura ngaha mumoka siko bimeze sari kanyo kazi turaza gusubira kino kirahure gisubize mu nzu yego bose
Sindibarizwa gatoya wowe na papa Ivete mufite gahunda Ivete turakorana cyane mukora iki ubisakaje kigeze kubwira ngo ngiye kujya kwibuka ikintu nataraze ariko sinzi ko dukorana wanda wibasira ibintu byinshi mubwire ko mushaka nabonye usigaye urakazwa n'ubusa ariko shira n'ubwenge yego se kumwe n'uriya mugore birangaje ariko ni ikibazo kuba kuzi ko namushatse ariko tuzaba tumujisha gake gake ntugire ikibazo sibyo ashe muze kurakara ko abasore banjye nabatumije bagiye kuzanga abasore banjye nabatumije ahangaha ntuze kugaragaza uburakari sibyo neza neza akazi kari kugenda biragenda byantaje ariko hari ikosa rimwe ufite hari igihe uba ushaka kuvanga urukundo na bizinesi ubona ngo ndafata ku mukobwa bashimuse nabo nkamuraka irigo serivisi ngombwa sheriwe nta kibazo sibyo ariko ntibizongere sibyo nibaza nkuraka sibyo itebyanye basore sawa mwari mudutumye twari tubitavye okay mbere na mbere icyo nari mbatumiyeho nagira ngo mbanze mbapresente abandi bakozi bagenzi banyu uyu mugabo mureba ahangaha yitwa Mikwege nabonye ashobora kuba yashobora akazi nabwo nikamuzane mukorane uri umwegereye yitwa Harera nawe nabonye yashobora kuba yashobora akazi nabwo nikamuzane mukorane bose arashoboye bimwe na bimwe muzamugenda mubonera mu kazi kandi ikindi ni ukubana Mikwege icyo muzajya mukorana n'iyi ngiyi Mikwege Yes sir. wabonye itimu muzajya mukorana Nabonye boss. Chris yego ndashaka kumpa raporo y'urumogi rumaze iminsi ruza numve ko muri kumenya murutanga neza raporo y'urumogi uko imeze ni sawa kabisa impande zose igihugu cyose biragerayo neza nta kibazo Jacques Ya. abakobwa barimo ni bangahe harimo abakobwa babiri babiri okay icyo nari mbatumirije rero murabizi ko Diaro nyuma y'amezi 3 aza gufata abakobwa kandi ku cyumweru araza gufata abakobwa bane mu gihe hari babiri
ndashaka mugerageze mugende mu mahoteli cyangwa se mu mabuwate nubwo mugenda mu nzira mushaka abandi bakobwa babiri abakobwa buzuye bane bose icyo gisa n'icyakemutse ubu none ahangaha ndafite abakobwa babiri hari abatipe nizeye bari bubanzanye kandi ndabyizeye neza raporo nziza nizere ko muzi igiciro cyabo ni ukuri umukobwa icya mbere cyo w'isugi kandi utarengeje imyaka 16 17 aho ngaho ibyo biroroshye turumvikana bambwiye ko babakura ku ishuri kandi rya masera urumva ko aho ngaho utahari n'isugi bongo ndashaka kugira ngo bari abasore utangire bamenyereza akazi turumvikana akumva boss ngari mwumva imbere muze tugundesha hasigare Chris na Jacques kwegi sajya kugutoza ko tangiye kwigira gupfa nona Boss, mu bakozi dukorana harimo umugambanyi. Chris ntabwo bishoboka ariko nyine no kubyumva ni gute mwembe abari mu mugambanyi Tugendwamo. uwo mushenzi ni umunyereka ijya mitemo hezi kuzimu none ahangaha soni Jacques nzi ko abanyamagambo ashobora no kuba yibuka bose aba ari jyewe nanjye niteguye kuba najyayo ariko njye nkunda akazi ntabwo rekera aho ngaho Chris Yeah. we na Jacques muzi ko ari mwe bakozi nemera ndashaka mukurikirana iyo ngegere iyo ari yo yose irimo iratugambanira nimuyifate muyishyikize cyangwa se muyirangize turumvikana yego boss ngari mwumva imbere yego boss mutumuke se turabikora neza Chris tugiye kwakira umushyitsi hano byaragiye kuzana mu mujyi utumwe neza abakobwa kugira ngo n'abanza bazababemo kandi bamara kugera aha ngaha mugerageze ngo bakire neza kuko bizitira abakeneye siko bimeze rwose Jero Iskebe. amahoro Amahoro amahoro. bakaza neza mu Rwanda Ese kunakoze cyane. impanga se meze bite Ni byiza cyane kabisa. Sibyo mukonje. Nubwo tubereye nabi. meze neza cyane Yeah. bakuzana agatebe wicaye umuzane nako kumwe uyu ni umuntu ukomeye cyane Urakoze cyane kabisa. Ufite ahantu heza ho gukinira diro. ni sawa kabisa tukamushaka amafaranga nuko rero mumeze neza Tumeze neza usibye ubukonje. Okay. Hano rero tubanza kwakira. Cheers. Byiza cyane. Kiyaza. Dirso byagenze gute byose gupanga ubushize? Keve. Diro ushize narahombye cyane. Ku buryo nahombye miliyoni 50. Tugomba kugabana igihombo kabisa. Diaro. Ni utangiye kuzana iby'imitwe byo kunga ngo warahombye. Umbwira imari ifite abandi. Oya ntago wahimara abandi kandi warangambaniye. Tanyeretse aho biva naho bijya ndagufata nk'umugambanyi. Diaro. Dukoranye imyaka myinshi. Ndumva ntashaka kugambana ari wonzanira amafaranga. None byaturutse kuki? Ahubwo untekereza ko yagambanaga. Umukozi nakoreshaga ari mu polisi umugambanyi. Ariko namaze kumufata. Waka kanya ndamufite. Niba umufite byaba byiza cyane. Wamunyeka ahubwo tukamuhana. Turamuhana tubanze tuganire kuri deal. None ko nabonye polisi mu Rwanda ikaze cyane. Imaze kumpombya amafaranga menshi cyane. Diaro.
Jenga igihe umaze muri kano kazi wakwiye kumyana ukwe pe akugendera inzira imwe. Ibyo ndabikora ariko 50 nturutse kuzihumba aribyo nakubwiye tukaba tugomba kugabanya igihombo. Ese urabyemera? Nakubwiye ngo imari ndayiha abandi ntabwo nishingiye kugabanya igihombo nawe sibyo? Umva rero niba ufite imari nziza ntayitwara nayo. Ahubwo mbere yo kujya nkwereka imari bazuye ku mujyi wanzaniye n'amafaranga. Ariko uretse gato mbere yuko nguha imari yanjye mu bakobwa wampaye 3 ntabwo bari amasugi. Nizere yuko ngura abakobwa beza. Jaro njye kuba abakobwa 3 beza imyaka 16 ndabizera bose n'amasugi. Okay, twakora ndi nta kibazo. Rino nkwereka iyo mari nta kibazo. Ya byiza. Wewe mbinani. Mbinani. Hagarara. Kiriwa nini turabashaka. Namwe. Haguruka vuba bose. Keve. Imani ndabona nziza. Imani nziza kabisa. Nakubwiye ko nzagushimisha nugaruka. Kabisa uranyemeje. Okay. Gusa noneho nta kibazo. Bw'imari ubonye urajyana nka ryari? Ndaza kwifata mu rukerera.